Uyu munsi mu buzima tugiye kurebera hamwe umumaro w'igitunguru mu buzima bw'umuntu. Igitunguru ubusanzwe kizwiho ubushobozi bwo kuvura ariko gikoreshwa cyane mu kuryoshya ibiryo. Igitunguru cyongera ubudahangarwa bw'umubiri ndetse kirwanya kanseri z'uruhu. Mu myaka ya kera abagira iki bagikoreshaga cyane mu kuvura ibicurane n'indwara zurira ku bukonje. Kukirya ari kibisi byica udukoko twangiriza mu kanwa, ariko kandi uko wakirya kose kigira akamaro gakomeye kuko gikungahaye kuri sulfure n'izindi ntungamubiri zikomeye nka vitamine A, B, C, N na potassium. Ibitunguru bigira ubushobozi bwo kwica udukoko na za virus. Kurikira neza uko gikoreshwa urasanga utakwiye gusiba kugifata na rimwe. Igitunguru kivura inkorora. Oza neza igitunguru cyawe ugihate, gisaturemo kabiri, ubundi ukinike mu mushongi w'isukari cyangwa ubuki nimba wabona. Pfundikira neza bimara umunsi cyangwa urenga. Kuramo umutobe maze uzajya unywa ikiko kimwe mu gitondo ikindi nimugoroba. Bizica udukoko tumunga umubiri ndetse n'inkorora izahita ikira. Sulfure dusanga mu bitunguru isohora imyanda mu mubiri kandi ikagabanya ububabare buterwa no gukorora, bityo ugitangira kunywa umutobe ugatangira kugabanya ububabare na mbere y'uko inkorora ikira. Igitunguru kandi kirinda gucikagurika k'umusatsi. Shyira ibitunguru mu isafuriya usukemo amazi abirengeye maze utereke ku mbabura bitogote nk'iminota 10. Mu gihe bimaze gutogota vanga ubitereke maze ubireke bihore neza. Bishyire mu misatsi yawe maze utwikiremo igitambaro kugira ngo bifatemo nibura mu gihe kingana nk'isaha imwe. Igitunguru gikuza umusatsi ndetse ugakomera ntihongere gucikagurika. Igitunguru kivura ububabare bwo mu gatuza. Satagura igitunguru mu dusate dutoya twinshi, ubivange n'amavuta ya koko. Vanga cyane kugeza ubwo ubona imvange inoze. Iyo mvange ubonye yisige mu gituza hose maze ubihambireho igitambaro, ubireke bimare ijoro ryose, ubikureho ugiye gukaraba mu gitondo. Igitunguru kirakangura ubwirinzi bw'umubiri ndetse gisohora ibinure byose bitsindagiye mu nzira y'ubuhumekero. Igitunguru kandi kivura kuribwa n'amara cyangwa se icyo mu nda. Ni uburyo bukoreshwa n'abasangwa butaka bo muri Amerika. Abana barwaye icyo mu nda bahabwa ikiko cy'umutobe w'igitunguru buri saha. Niba urwaye amara, fata ikiko cy'umutobe w'igitunguru mu masaha 2 kugira ngo ubwo buribwe bushire. Igitunguru kandi gihagarika kuruka. Niba ukunda kuruka cyangwa se ugize ikibazo kigutera kuruka, igitunguru nibwo butabazi bw'ibanze. Kata igitunguru mu duce dutoya maze ukamura umutobe uwushyire iruhande. Tegura igikombe cy'icyayi gisanzwe. Nongera gushaka kuruka, ufata ibiyiko 2 by'umutobe w'igitunguru nka nyuma y'iminota 5. Ufata ibindi by'icyayi nyuma y'iminota 5. Ako kanya kuruka birahita bihagarara. Igitunguru kivura indwara zo mu matwi, zimwe mu ndwara zibabaza cyane. Nyamara ukoresha igitunguru byakoroha rwose. Katagura igitunguru mu duce dutoya, udupfunyike mu gatambaro gafite isuku, ubirambike hafi y'ugutwi kurwaye wapfutse neza ukoresheje agapamba. Birekereho kugeza ubwo uburibwe bushize. Igitunguru kandi kivura uburibwe bw'uduheri dutewe n'ikikurumye. Satagura igitunguru ugikubeho agakoko kakurumye, biratuma aho hantu hadakomeza kukubabaza ndetse n'ububyimbe bushire. Igitunguru kandi kivura udukomere duto no gusatagurika k'umubiri bitewe n'izuba. Isiga umutobe w'igitunguru ku ruguma rwawe cyangwa wasataguzwe n'izuba, birakurinda gukomeza kubabara ndetse binakurinde kuba hakinjiramo udukoko. Sulfure iba mu bitunguru ifasha uruhu kwibasana no kukurinda ububabare. Mu gusoza twabwira ko igitunguru kivura guhinda umuriro. Katagura igitunguru mu duce dutoya maze ubivange n'amavuta ya koko. Iyo mvange uyihome mu bworo bw'ikirenge uzengurutse agashishe maze ubone kwambara amasogisi. Biraza kunyunyuza mu mubiri udukoko n'uburozi butandukanye. Mu gitondo urakanguka umuriro washize. Nyuma yo kumva umumaro w'igitunguru rero, ni byiza ko kidakwiye kubura ku mafunguro yawe buri munsi, cyaba gitetse cyangwa se ari kibisi. Ndakuje mwari kumwe mu kiganiro ni kwihangana Elisa Riponse. Mwibutse gukora subscribe ni kuri RTC cyangwa se Réveillez Creativité mu rurimi rw'Igifaransa. Ndabibutsa gukora subscribe niba nyuzwe n'iki kiganiro. Nimba hari ikindi kintu wifuza ko twagukoreraho, ubishyire muri commentaire cyangwa se comment. Wegereye hepfo gato urahabona ahantu handitse subscribe, ukandeho ubone n'akandi kantu kameze nk'agakumwe kari kukwereka ngo okay, uhita ukandaho kuri icyo gikumwe. Urangiza urahita ubona hirya haho handitse share, akantu k'akamenyetso gasa nkaho ari agakubo, uhita ugakandaho urangiza ukore share, hasigaye ugisangiza abandi wifuza kugisangiza. Murakoze cyane.